Yesu ashimwe bene data, muraho murakomeye, Imana irabarinze, natwe turashima Imana, Imana iraturinze kandi turi amahoro. Rero ni Pasiteri Marie Teresa ngarutse kuvuga Imana. Hari hashize igihe kinini ntaboneka kuri kamera, ariko shimye Imana ko uyu munsi nshoboje. Ntabwo nari nicaye, nari mu kindi gisate cy'ivugabutumwa ry'indirimbo. Bamwe mwagiye muzibona, ni indirimbo zirenga 100 nakoze muri aya mezi abiri. Narebye uburyo bw'ivugabutumwa mbona rimwe na rimwe ntibikunze, kuko muzi ikibazo gihari, insengero zifunze. Ariko nubwo hafunze inzu, imitima ntifunze, ubwenge ntibufunze. Niyo mpamvu nashakishije uburyo bwo kuvuga ubutumwa, mpitamo uburyo bw'indirimbo, kugira ngo byibuze ku munsi mfate iminota 3 cyangwa 4 mbwiriza abantu ijambo ry'Imana. Nkoresha rero ubwo buryo bw'indirimbo. Imana ishimwe yo yanshoboje, kandi Imana ibaho umugisha ababashije kuzikurikirana, mukazibona, mukazimenya, mukazikunda, mukazikundisha n'abandi. Nongera kubashishikariza kugira ngo mwongere muzirebe, n'ubundi ivugabutumwa riracyarimo, kandi Imana izakomeza idushoboze. Imana ishimwe rero uyu munsi. Noneho nzanye mesaje Uwiteka Imana yampaye. Uwiteka muri iyi minsi yarambwiye ngo mbwire abantu basenge kuruta uko mwigeze musenga. Birashoboka ko wasengaga, ugasenga ijoro rimwe, ugasenga ku manywa, ugasenga umunsi umwe, ugasenga iminsi 2, ariko uyu munsi Imana iragusaba gusenga birenze uburyo wabikoraga. Hari uburyo twigishwa gusenga, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dusenge ubudatuza, dusenge ubudasiba. Indirimbo ya 62 mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza itubwira uburyo bwo gusenga, ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu ngo agera kure cyane, ngo atambuka n'inyenyeri, ngo akagera imbere y'Imana, agakomanga ku rugi ngo ashaka kureba Imana. Muri iyi minsi Imana irashaka ko yumva abantu bari gukomanga bashaka kuyireba, kugira ngo nayo ikingure yumve impamvu bari gukomanga. Impamvu iri gutegeka abantu gusenga iyo irayizi, irabizi, irabisobanukiwe. Izi ko turi mu bihe bikomeye, izi ko tugeze mu bihe bigoranye, izi ko tugeze mu bihe tutabasha kwishoboza. Imana itugirire neza. Rero yambwiye ngo mbwire abantu basenge, abagabo basenge, ababyeyi basenge, abasore basenge, abakobwa basenge, abana bato basenge. Iriya ndirimbo iravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Imana itugirire neza cyane. Gusenga ni intwaro ikomeye yagiye ikoreshwa n'abatari bake. Mu gihe cya kera barayikoresheje, kandi aho bagiye bayikoresha yagiye igira umumaro, abayikoresheje bakagirirwa ubuntu n'Imana, kuko Imana yabumvise yarangiza ikaza gukorana nabo. Natwe rero mu gihe cyacu Uwiteka Imana akeneye ko dusenga, kugira ngo yururukane agendane natwe, yururuke akorane natwe, yururuke dukureho imitego. Hari indirimbo nakoze ivuga ngo Mana, iyi mitego y'imishibuka mpa kuyigenda hejuru, ngo ikigoyi cy'umugoyi natezwe mpa kukigenda hejuru. Ni byiza ko dusenga kugira ngo tugende hejuru ya mitego y'imishibuka, ye kudushibukana, ahubwo ishibukane ba nyirayo. Imana itugirire neza rero. Imana imbwira ngo abantu basenge, yarambwiye ngo dore impfu nyinshi zisatiriye abantu, impfu nyinshi zisatiriye abantu, kandi numva induru y'utugare
Iyo mvuze utugare si amagare asanzwe abantu bagendaho mu buryo busanzwe, ahubwo ni twa tugare abantu basunika, ni twa tugare abantu basunika basunika abandi. Ku muntu ukuze byagira uruhengekero kuko arakuze afite intege nke, ariko biragatsindwa kubona umuntu w'umujyambere, kubona umuntu wari ufite avenire nziza ejo hazaza, umubona mu kagare, nawe yavugaga ati ejo nzaba ngeze kuri ibi ngibi, nzaba nkoze ibi ngibi, yarangiza yajya kwibona nayo we akibona mu kagare. Usibye n'induru y'akagare, nawe ubwe kuvuza induru ntago byabura, agahinda ka buri munsi ntago byabura, gukebuka aho urungano rwe rugeze, akibona mu kagare abandi bari kugenda ntago byabura, ntago agahinda kabura, iyo nduru ntago yabura, yemwe bene data. Ariko ngo ibintu byose bikomeye, intambara zose zijya zikurwaho no gusenga. Mu ijambo ry'Imana hari byinshi twagiye tubona, hari abantu benshi bagiye baboneka bakuriweho intambara, bagakurirwaho intambara no gusenga. Kubaha Imana kukabakuriraho amakuba, kubaha Imana kukabakuriramo ibyago, kukabakuriraho ibyago byari bibugarije. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Icyampa ngo buri muntu wese abigire ibye, icyampa ngo buri muntu wese abyumve, icyampa ngo amatwi abyumve. Yemwe 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 yemwe, hari igihe tuvuga gusenga abantu bakaduca amazi, abantu bakadusuzugura, abantu bakabona ko ntacyo tuvuze, abantu bakabona ko ibyo turimo nta gaciro bifite. Ariko gusenga ni intwari ikomeye, gusenga ni bombe ikomeye, abasenze barabizi. Guhera kera abantu benshi barasenze, dufite amateka tugaragariza abasenze bagasubizwa, dufite amateka tugaragariza abubashye Imana ikabagirira neza. Yemwe yemwe, nimwibuke Daniyeli mu rwobo rw'intare, icyo gihe yajugunywemo ngo bamutegeye ku Mana ye, ari gusenga Imana. Imana iruruka ifunga iminwa y'intare, irazibwira iti uyu si ibiryo byanyu, ahubwo nimumurebe mwirebe. Nk'intare zirarana nawe burinda bucya, kugeza igihe Daniyeli asohokeyemo. Twibuke Meshake na Saduraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro, ababajugunyemo barahiye, ariko abandi ngo batembera mu muriro, ngo ndetse ishusho y'uwa kane yari umwana w'Imana, ari we Kristo nyir'imbaraga, yaje muri uwo muriro kugira ngo awutegeke ati wa muriro we, aba ngaba ntago bashya, aba ntibakorwaho, aba ntibavumika, aba ni ubwoko butura ukwabwo, ntago umuriro ubatwika. Nyamara bari babajugunyemo, bari bamaze gushya kare. Imana itugirire neza. Gusenga bikingura ijuru, gusenga byongera ubuzima, gusenga bikuraho ibyago, gusenga bikuraho amakuba, kuko ibyinshi duhura nabyo biba byatewe n'umubisha, ndetse ibyinshi nabyo biba byatewe n'abantu bakorana n'uwo mubisha. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Yewe muntu uri kunyumva, ndagira ngo ngushishikarize gusenga Imana. Niko Imana yambwiye ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba, musenge ubudasiba, kandi mwiyambure igomwa, mwiyambure ibyaha, kuko nusenga n'ibyaha, ugasenga warangiza ukajya mu byaha, ukava mu byaha warangiza ugasenga utiyejeje, ngo ubivemo, ubivemo ubireke, ibyo ngibyo gusenga kwawe kuzaba ari impfabusa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nuva mu byaha uzaba ujijutse, kuko ibyaha bijyana mu bujiji, bijyana ku rupfu, bijyana ku kurimbuka. Kubaha Imana nibwo bwenge. Iyo wubashye Imana nibwo ubuze ubwenge, nibwo uba ukoze ibintu by'ubwenge, kuko ubwenge bwayobeye abanyabwenge uyu munsi. Ubwenge bwayobeye abanyabwenge uyu munsi. Iyo ubu ubwenge abantu bafite
bwabashaga kugira ibintu buhindura, uyu munsi baba barabihinduye, ariko iby'Imana yakoze nta mwana w'umuntu ubasha kubihindura. Imana yacu itugirire neza. Abaganga baravura, bakavura abarwayi, ariko uw'umunsi ntago bashobora kumuvura. Burya bavura wa wundi n'ubundi Imana ikirambitseho ibiganza. Imana itugirire neza cyane. Nimwumve yemwe, mwumve ikintu cyitwa gusenga. Imana irambwira ngo nimusenge, abagabo nimusenge, nimurire, ariko turabizi neza ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda. Wari uzi yuko noneho n'amarira y'abagore agiye kujya atemba ajya mu nda? Amarira y'abasore akajya atemba ajya mu nda, amarira y'abakobwa akajya atemba ajya mu nda, bagatsikimba gusa ntibagaragaze amarira inyuma, kugira ngo hatagira ubabona. Cyakoze wenda nibagera aho abantu batareba bazaboroga, ariko iki gihe ni icyo kurira umuntu anihira mu nda. Umuntu ni ya marira ashoka ajya mu nda, noneho kuri buri muntu wese agiye kujya ashoka ajya mu nda. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Ndagira ngo mubyumve neza ko nta gihe cyo kurira gihari, ahubwo hari igihe cyo gusenga no kwinginga Uwiteka Imana kugira ngo akumire, ahagarike, atuhagarareho, atwimane. Imana yacu itugirire neza, atubere agakingo k'amakuba, atubere protection, aturinde, aduhe uburinzi. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo murinzi we, ngo menyesha igihe. Imana itubere umurinzi ku manywa ndetse na nijoro. Imana itubere umurinzi mu mvura y'amahindu. Imana itubere umurinzi ku zuba ry'igikatu. Imana itubere umurinzi mu buryo bwose bwo kurindwa. Imana itugirire neza cyane. Ni umuremyi, ni umucunguzi, ni umuremyi, ni umucunguzi, ni umujyanama wa bugufi, utabura mu byago no mu makuba. Imana iturengere cyane kandi Imana iduhagarareho. Uyu mwaka rero wa 2025 ni umwaka utanejeje na gato, ni umwaka w'ingume y'ibyishimo. Ibyishimo bizaba ari ingume, umunezero uzaba ari ingume. N'ibizagaragara ko ari ukwishima ntabwo bizaba ari ukwishima, ahubwo ni umwaka dukwiriye kuba mu maso, tugakomera, tukagira uruhanga rukomeye nk'urw'isarabwayi, tugakomera cyane, dukomera ku Mana. Aho ngaho niho honyine dufite ubuhungiro, aho niho honyine dufite ubutabazi, aho gusenga, nongere mbisubiremo. Iyo umwaka ugoye, hari abantu rimwe na rimwe usanga umuryango ugize gutyo ukagira umwaka mubi, uwo mwaka ukaba mubi ku muryango runaka, abandi bakagira uwabo, abandi bakagira uwabo. Ariko uyu mwaka uratugoye twese. Uyu mwaka harimo impfu zikomeye kandi ziteye agahinda, ziteye ubwoba, harimo amaganya akomeye cyane. Yego, harimo ya marira atemba ajya mu nda. Harimo, sinzi ukuntu nabivuga, harimo kubura umucyo ukazima, icyari umucyo kigahinduka umwijima. Imana itugirire neza. Ni umwaka ugoye 2025, turacyari mu ntangiriro zawo, ariko usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana, uyu mwaka wa 2025 wamfashije, wampagazeho, wanyimanye, wanshyizeho uburinzi, Uwiteka ukabushyira ku banjye.
sengera abawe, sengera abana bawe, senga, wibikerensa, wibisuzugura, wibica amazi, kuko nubikora ubikunze bizakugirira umumaro. Uwiteka azaza abane nawe mu nzira zawe. Erega Uwiteka yanga agasuzuguro. Erega abantu basuzuguye Imana barakabya, abantu bahangara Imana, abantu batinyuka Imana, kandi ubundi Imana niyo kubahwa. Buriya naho utaba uyisenga ariko ukicecekera, bavuga Imana ukicecekera, ubwo navuga ngo ni nko kuyitinya cyangwa se kuyubaha, ntuyurire. Naho ubu abantu buriye Imana barayihangaye. Imana rero ni hahandi ivuga ngo buriya nzagukina ku mubyimba, icyo watinyaga kikugezeho. Iyo twatondagiye Imana, Imana iratureka ngo tukagira ngo ihwanye natwe rwose, ariko igihe cyo kuza iyo ije umuntu arakangarana. Nta nubwo yibuka ko yari wa muntu wihagazeho, wavugaga ko Imana nta gaciro imbere ye, wavugaga ko Imana nta kimaze, wavugaga ko abasenga ntacyo bamaze. Buriya Imana itugirire neza kandi twibuke. Yego, ni umwaka uzabamo ibyorezo bitandukanye, kandi ibyo byorezo ni Uwiteka Imana wabikumira. Birababaza iyo umuntu avuze ibyorezo yajya kukibona akabona kiraje. Bitera ubwoba, bitera agahinda, bitera intimba, kandi hari uburyo bwo kubikumira. Imana yabivuze kare ngo tubikumire. Imana yabivuze kare ngo tubyigizeyo. Imana yacu izi ubwenge, ni umuhanga, iraduteguza, kandi yamara kuduteguza twebwe twabikerensa akaba ari bwo ibirekura. Ariko twihagazeho tukavuga ngo Mana, icyo uvuze turacyumvise, natwe duhagaze mu cyuho. Uwiteka Imana yatabara, Uwiteka Imana yaduhagararaho, Uwiteka Imana yatwimana. Erega ni Imana itura mu mitima y'abantu, kandi iyi mitima inyenyeriwe Imana nayo birayibabaza. Ntabwo ijya yinezerwa nuko abantu bayo bababaye cyangwa banyenyeriwe. Oya, ahubwo yumva abantu baba mu byishimo n'umunezero, kuko ibizi neza ko Satani yajugunywe muri iyi si kugira ngo atubabaze. Niyo mpamvu Imana ituba bugufi, niyo mpamvu yatanze Yesu kugira ngo aze atwikorerere imitwaro n'intimba zacu, ngo nizo yishyizeho. Ubundi rega iyo atabyishyiraho se wagira ngo tuba turiho? Ntabwo tuba tukiriho. Ariko kubw'imbabazi yatugiriye, yaravuze ati bariya ndabacunguye, Satani ntabwo uzabashyikira, uzabahiga ariko ntuzabageraho, uzabarwanya ariko ntuzabashobora, kuko ndi hagati muri bo, mbabereye Imana, mbabereye se, mbabereye umubyeyi. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Twari turi muri icyo kintu cyitwa gusenga, twari turi muri iki kintu cyitwa uyu mwaka wa 2025, kugira ngo utangirane nawo wubaha Imana, usenga Imana, uyiririra, uyereka ibitagenda neza. Yego, Imana iturengere kandi duhagarareho. Kandi aho uzajya uburi, ujye usabira bene so, ujye usabira bagenzi bawe, si ukwisengera wenyine. Oya,
ni ugusengera bagenzi bawe, ugasengera isi, kuko abari mu isi iyo umuntu ahungabanye natwe bitugiraho ingaruka, nawe bikugiraho ingaruka. Guhungabana kw'ikintu kimwe ku isi, buri muntu wese arabyumva, bimugiraho ingaruka, kandi izo ngaruka ugasanga si nziza. Ni za ngaruka zitujyana mu kubabara, mu kutubabaza, kuko iyi si ni ntoya, tuyireba ari nini, ariko bamwe baravuga ngo yabaye nk'umudugudu. Niyo mpamvu ikintu kibereye hamwe kibabaza n'undi uri ahandi hantu. Imana irusheho kutwigisha kandi irusheho kudusobanurira. Ikindi nabonye ahantu hamwe hamburwa umucyo uzimwa n'ikiganza kitari cy'umwana w'umuntu. Mbona aho hantu hacuze umwijima. Imana itugirire neza, dusenge kugira ngo Imana iturinde umwijima w'icuraburindi. Nabonye kandi abantu bamwe bamburwa ijambo. Imana itugirire neza, ikurinde kwamburwa ijambo, ikurinde kubura icyo uvuga, ikurinde, iturinde, iturwanirire. Uyu mwaka dusenge dusaba Imana kugira ngo tuzawusoze amahoro, iturwanirire muri wo, ituneshereze muri wo. Ubwo tugeze mu kwezi kwa kabiri, nako tugiye kurangiza amezi 10 asigaye, Uwiteka duhagarareho, Uwiteka twimane, Uwiteka turwanirire. Intambara tuzi nizo tutazi, intambara z'uburyo butari bumwe. Imana ikomeze ibyiringiro byacu hagati muri twebwe, kandi iturane natwe rwose, kuko niyemera guturana natwe, ikibi cyose tuzagitsinda, ikibi cyose tuzakinesha, kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Uwiteka rero aho ari na Kristo aba ahari, kandi umwuka wera nawe uba uhari. Tuyoborwe n'umwuka, tugengwe n'umwuka, kandi dukorere mu mwuka, dusengera mu mwuka no mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibane natwe muri uyu mwaka, kugira ngo tuzawusoze amahoro, tuzawusozanye ibyishimo biva ku Mana, tuzawusozanye amahoro ava ku Mana yayandi adatangwa n'abantu. Murakoze cyane, kandi Imana ibahe umugisha.